ngo nyina wa Mugisha yarongorwaga n'umwana yishyuriye abahungu barangije baramukubita bamuhemba kumukubita arabagonga aritahira urabyumva neza gusa icyo mbonye agiye gusuhuza jihad muri iyi minsi yavugaga vuba ngo ntabwo yaruhukaga mushiki we yavuze niba ari mushiki we atese yacecetse mucamazi akabaza agatega amatwi akumva hari umwana w'umukobwa wari wica amagana inyuma yanjye yavuze ati wese koko sheri wanjye baramufunze ati baramukatira amana yanjye we hari umuyango na DJ Brian bakabaye bazanywe muri urubanza mu rukiko bakabavuga rero abakobwa banjye bose niyamye ku bantu bose bamvugira abakobwa muyango tumaze iminsi twumva amakimbirane yo muyango wa muyango Claudina Slim Jesus Metere ntashaka kuvuga ariko kandi ngo yaje aza kuri ku kabari kitwa Green Lounge ihari ya Sonatube muri etage nyuma yaho rero ahageze avuga ko yahageze mu isaha saa 5 n'igice ahageze rero ngo akina na Biari na Nyakwigendera Ngabo bakiniye Biari nyuma yaho ngo bagerageza kugura nibyo bakonsoma ariko ngo bakonsomye ibintu bifite agaciro ibyo kunywa nibyo kurya bifite agaciro k'ibihumbi 230 na nyuma yaho rero ngo yaje kubwira barumani cyangwa se uwabasavingaga aramubwira ati twishyuza hakiri kare kubera yuko ndabona abantu batipe turi kumwe badafite ubushake bwo kwishyura ati kandi jewe ndenda kwitahira uwo ni uwitwa Mugisha Gakuba David niko yabwiye urukiko aravuga ati abatipe batinze kwishyura ati je baranyishyuje ati nyuma yaho rero nishyura ibihumbi 128 ati ndababwira ngo mbese ko mutishyura dutahe ati jewe ngerageza kwishyura ayanjye ibihumbi 128 ati ndababaza ngo mufita ngahe mbongerere ati banga kunsubiza bigaragara yuko batari bafite ubwishyu ati ndababwira ngo mbese mbongerera ibihumbi 60 byibuza mwebwe mushyireho 40 ati nabwo ntacyo bansubije ati rero bituma ya mafaranga ati mpereza ikarita yanjye ya banke nyihereza umusereveri aragenda ayakuraho amaze kuyakura kuyabikuzaho rero ati nibwo yayinsubije ati nyuma yaho rero nahise nimanukira ati namanuka muri esanseri ati n'abatipe nabo bahise bamanuka dore ko nari maze kubishyurira nari nabaye boss wabo uyu mutipe afite amafaranga namubonye ati nari nabaye boss wabo ari bikamye muri Amerika urumva nyina twari bikamye muri Amerika hanyuma rero Slim Jesus umeze ute ndagira ngo rero hari ibintu mbonye mu mateka mu rukiko ibintu bihinduye isura wabonye nabibonye ubwo bwa mbere nabonye mu rukiko umuntu amanika akaboko agashaka kuvuga nuriya mukobwa n'umudamu yambaye impeta y'urukundo yambitswe n'ubakunda yambitswe n'umukunda hanyuma rero yarahiriye kuzapfana nawe arahira kuzamusasira iteka arahira kuzaryamana nawe iteka arahira ko mu bibi no mu byiza bazabana ari ikintu ameze nka musaza wa Mugisha David ameze nka mushiki wa Mugisha David uburyo namwitegereje uburyo namubonye yanarize mu rukiko aravuga ati uyu muhungu wacu ko ari mwaraburana nabi nyuma yaho rero David aragira ati jewe narakubiswe bantaburiraho umupira wa jumper arawerekana mu rukiko amaze buri muntu wese aragishyura ibihumbi 10 buri muntu amaze kwerekana mu rukiko avuga yuko bamutaburiyeho umupira wa jumper ari nawe yari yambaye yarawufite mu ruza wereka umucamanza aravuga ati mu by'ukuri ntawe nanduranyijeho ati ubushinjacyaha ibyo buvuga ntabwo butuye muri Amerika ibyo kunshinja ngo twarwaniye muri Amerika ntabwo ubushinjacyaha butuye muri Amerika bukorera mu Rwanda nanjye ndi mu Rwanda icyaha cyabereye mu Rwanda n'icyabereye muri Amerika wabyumvise umuhungu yari yisize insenda hari akantu uvuze mu kanya ngo ubwa mbere ngo bamanutse muri esanseri no kuvuga ngo we yavuze ko babanje kujyayo ku itariki 17 barasohoka ikigaragara Mugisha David ni umunyamafaranga afite amafaranga yishyuriye abahungu barangije baramukubita bamuhemba kumukubita urumva nawe rero kubwa gahinda keshi n'umunaniro arabagonga aritahira urabyumva neza nuko ndi ruzagenze hanyuma urumva abavoka be numvisha ari abahanga cyane n'abahanga ariko ntabwo biriya byoroshye ntabwo byoroshye biriya n'abahanga ntibiri bumubuze barasaba ko ataha Rotipa avuze ngo afite n'umutungo wa miliyoni 30 ibyo ntabwo miliyoni 30 bwazo ntabwo zagura urupfu rw'umuntu miliyoni 30 gusa icyo mbonye agiye gusuhuza jihad muri iyi minsi agiye gusuhuza jihad asuhuze ba cyuma asuhuze ba Vigitwari asuhuze oya Vigitwari ntabwo azamusuhuza ntabwo Mugisha yasuhuza Vigitwari
kubera yuko mbonye ari umwana ukiri umusore w'abantu mu bantu gusa afite ikintu cyitwa ikiburi nanabibonye uburyo yasubizaga imbere y'umucamanza yavugaga vuba ngo ntabwo yaruhukaga mushiki we yavuze niba ari mushiki we atese yacecetse mucamanza akabaza agatega amatwi akumva nuko hanyuma rero Rotipe yavuze ati no muri Amerika twari tubanye neza ati jewe mba muri leta ya Michigan nabaga muri leta ya Michigan ati Eric Nyakwigendera atuye muri leta ya Texas ariko kandi cyo twashima kuri Mugisha David nuko ahawe ijambo n'umucamanza yabanje kwicuza mu mutima we abanza guca bugufi yunamira Nyakwigendera ngabo Eric imbere y'urukiko aravuga ati nyakwa perezida w'urukiko ati nanjye ubwanjye nababajwe n'ibyabaye ntabwo byanejeje umutima wanjye ati nabyumvise nyuma ko byabaye atari ku mutima wanjye warababaye cyane aho uzi icyo shakaga hari babyita gusasira kugira ngo hariya yasasiraga kugira ngo aze kubona hahera asaba inyito nshyashya atari y'ubwicanyi buturutse ku bushake ahubwo byitwa inyito ubwicanyi budaturutse ku bushake wabyumvise ziriya tekinike yakoresheje avuga ati nanjye mbabajwe n'ibyabaye yabikoze ari ukugira ngo ahindure inyito gusa yego kugira ngo ahindure inyito ariko ubushinjacyaha bwabyanze hanyuma rero wowe wabyumvise utubundi jewe ukuntu nabyumvishe nayo ndi kuvuga kuri yavuze ko tariki 17 basohokeye Green Lounge baragenda bananirwa kwishyura facture abari bishyurira ahamagara ababouncer baraza barabahagurutsa baravuga ati bano bantu ni bagende none bagenda banabatuka cyane none umunsi wakurikiyeje bundi igihe yagongaga uriya ngabo ngo yari yagiye kwikinira biyari none bahurira nawe muri esanseri bari kumanuka atarabizi ko bari buze guhura birangira rero bagiye bamukubise yavuze ko bamukubise abonye ko yerekanye ko ngo bamuriye n'inzara umugongo nyuma rero nabereka yuko nawe nta mikira afite yakwavuze ko kubagonga yabagonza atabizi ngo ari kwikiza ari kumukubita yahakanye ubushinjacyaha bwavuze yuko ari umunyarugomo kuva kera buvuga yuko akunda kwanduranya kuva kera ariko kandi yahakanye ibyaha byose aregwa n'ubushinjacyaha ahakana iby'ubushinjacyaha bwamushinjije avuga yuko kuri groupe bari babanye neza na ngabo Eric Nyakwigendera avuga yuko bajyaga banatebya kuri groupe batebya nk'abasore bose bajyaga bamubwira ngo mama we ngo arongorwa n'umwana bamubwira ngo nyina arongorwa n'umwana bangana mu yandi magambo buriya wasanga nyina yarageze yadafite umugabo ahita yishakira umwana w'umusore ungana na Bobo uyu Bobo uyu uri imbere ahangaha uri umusore bari bafite urumva ngo bari bafite video ya nyina na sewa n'umugabo wa nyina wa ngabo Mugisha bavuga ko Mugisha ngo nyina wa Mugisha yarongorwaga n'umwana ibyo babivuze n'undi musore benda kungana umusore ungana na Mugisha ko ari urongora nyina wa Mugisha nibyo bamusererezaga cyane ndetse ariko yavuze ko yari yarabyakiriye ariko ibyo ngibyo nabyo nanone ni ukwinjira mu buzima bw'umuntu uwo mubyeyi bazanagamo ntabwo hari ibintu tudakwiye guha agaciro urumva hari ibintu tudakwiye guha agaciro mpagaze hano nkanjye simpagaze hano n'umubyeyi simpagaze hano n'umugore simpagaze hano n'abana ndi hano nkanjye ku giti cyanjye ku rukiko ubu rero bishatse kuvuga iki bivuze ngo uyu musore arashaka gusa n'usaba imbabazi ariko kandi ntabwo yemera icyaha aracyemera ariko akavuga ko atamwishe wumve aremera ko yagonze urabyumva neza ariko ntabwo azi icyo yagonze ariko ikindi nanone niba hari ibintu mugomba kumenya abanyamategeko be bavuze bati ubundi ko tutarabona raporo y'ipimwa rya polisi byaje gukora investigation gupima icyo bita gupima iyo habaye impanuka haba icyo bita gupima baravuga bati rero twasabye raporo kuva mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha twongeye kwisabira mu rukiko wabyumvise ati turebe uko iyo modoka twumva uko imodoka yagonze hanyuma ati ibyo kutubwira kamera za Green Lounge ibyo ati kamera zifata iby'inyuma ntabwo zifata iby'imbere turashaka raporo kamera zifata video ariko ntabwo zifata ngo nimba umuntu yari yabigambe ntabwo zifata umugambi hanyuma uwitwa Muhumuza Fabrice niba ari Muhumuza rero sasa numwe mu bashinja Mugisha David uyu Fabrice
ari muri bamwe bakubise urushyi n'ingumi Mugisha kuri Green Lounge akavuga ati ntabwo abanzi banye bagambanyi banjye bahinduka ngo baba batanga buhamya mu rubanza rwanjye ntabwo byakunda ati niba izo kamera zivugwa zibereke neza uburyo bangubitaga ishi uburyo bamusunikaga uburyo bamiritse ati abo bose batanze ubuhamya nibo bwabo atabona abagambanyi ntabwo batanga ubuhamya bwo gukiza abavandimwe wabyumvise hanyuma rero uyu muhumuza Fabrice ni bari muhumuza nawe ngatuye muri Missouri muri Missouri muri Leta z'Ubumwe za Amerika hanyuma ikindi hari n'uwabonetse w'umutangabuhamya wo mu Rwanda ngo wavuze ngo watanze ubuhamya avuga ngo uyu Mugisha ahoraga abwira ngo azamwica hanyuma umwavoka ahita avuga ati ngo ibyo ngibyo ni ibipapirano ngo ni ibipapirano umushinjacyaha yahagurutse afite agahinda kenshi aravuga ati twebwe ntabwo turi papirano turi leta ntabwo ipapira bamutegeka gusubirana ijambo yego hanyuma ikindi hari umwana w'umukobwa wari wica amagana inyuma yanjye yavuze ati wese koko sheri wanjye baramufunze ati baramukatira amana yanjye we hari umukobwa umukunzi wa Mugisha namwumvise inyuma yavuga ati hari uwamubazaga ati mwari kuzakora ukwe disi bidatinze ati usasha ntibari mukatire wabyumvise yari afite agahinda kenshi ariko na Magashi umunsi yasezeranye nawe Magashi yasezeranye mu murenge wa Kinyinya hanyuma rero ibi bintu uko mbibonye nakasamutwe tugaruke hari ubuhamya bwatanzwe n'abakobwa batandukanye wagiye ubwumva mbere ku ma YouTube buvuga uburyo ngo uyu Mugisha ngo yarasanzwe afite amakimbirane ajyagiranaga n'ubundi abusanzwe amakimbirane n'uyu nguyu n'uyu ngabo ibyo byo wumvisha uburyo babisobanuyeho ku makimbirane ngo bagiranaga amakimbirane Mugisha yahakanye yavuze yuko ibyo ari ibipapirano ari ukubeshya yavuze ati kw'icyaha cyabereye mu Rwanda kitabereye muri Amerika ni gute umuntu azana ibintu byo muri Amerika ahantu atatuye atagiye akazana ngo ubuhamya bwo muri Amerika ataratuye ati kandi icyaha cyarabereye mu Rwanda ko ngo baziranye guhera ku myaka 8 ngo kandi ngo baririmbanaga muri korali bakaba no mu bajiya icyo abajura bazi abajiya niba abandi bavuga ngo j'ai toujours prêt à service de Dieu à mon commandement toutes les unités confondées toujours wigeze ubaho umujiya niko bimeze wigeze ubaho umujiya cyane ese umujiya ko ubu ngo nukwanga umujiya nukwanga umujiya abantu babanye muri groupe y'abajiya abandi bitwara nk'igisirikare ako nago nzi ko umujiya agomba kwicundi kabisa nyine urumva nawe yavuze yuko uko biri kose uko byagenze ni ibibazo avuga yuko atakora ubugome bwo kwicana ngo atekereze kwica mugenzi we atekereze gukora ikintu kigayitse nka kiriya avuga yuko ibyo byose ari ukumubeshyera ko atabitekereza ko ari urungano rwiwe ko babanye bakiri abana bato kuva mu myaka 8 kandi twibutse ko bose babaga mu nkambi y'ibyumba y'abakongomani ahubwo twongera twibutse abantu bavuze ngo ni abanyamurenge ntabwo ari abanyamurenge sabo mu bijomba ahubwo n'abaza amasisiruguru za Rucuru iyo ngiyo bose kuko babaga mu nkambi y'ibyumba nabavuye za Rucuru za Masisi ha bantu rero babaye mu nkambi y'ibyumba bigeze bitwa abanyamurenge bavuze ko tariki numva sinzi nimba numvishe neza uretse gato ufite icyo kibazo yego bavuze ko tariki ya 10 ariko hazasomwa umwanzuro w'urubanza ukurikije uko uyu musore yaburanye benshi bavuga ati yaburanye neza abandi bitewe n'uburyo yisobanuye abandi bakavuga bati ibi bintu yavuze biri kugaragara ko ashobora kwari kurengana ukurikije uburyo uyu musore yaburanye urabona tariki ejo bundi tariki 10 nibasoma azarekurwa cyangwa ntabwo azarekurwa ndamubona ajya gusuza ba Jihadi ku itariki ya 10 bitarenze tariki 13 ndamubona mu marembo ya Mageragere bakingurira imodoka ya Ribu kubera yuko n'amaburiburi cyo tuzamenya cyose kimbitse tuzamenya urubanza mu mizi urubanza nirugera mu mizi niruburanishwa mu mizi nibo dushobora kuzaba aho mwitegure dore bagiye gusohoka nongo yengeje kumutwara niyo yamuzanye mu gitondo igarutse kumufata hanyuma rero icyo twavuga ni kimwe nuko mbona mu marembo ya Mageragere agiye gusuza toxique abyumvise neza iyo modoka azajya gusuza toxique barabifata yifate yo modoka azajya gusuza toxique wabyumvise azajya gusuza toxique
imodoka y'ubugenzacyaha RIB rero igarutse gufata Mugisha David aho rero yamaze kuburana ndetse na bagenzi be bose bagiye gusoza. Hari ikindi witwa Gakuba David rero tubabwire yuko mu kuburana kwiwe yaburanye hamwe yemera ibyaha handi abihakana abametera cyangwa se abavuka biwe ngabo ntabwo bemera ko yes ibyaha ko hakenewe icyo bita raporo ya polisi. Baravuga bati rero polisi tuzabona raporo ya polisi yakozwe kuri Green Lounge Sonatube ati nibwo buryo bwiza ubutabera buzaba butanzwe. Nyuma yaho rero yes hari ikintu ngiye cyantunguye ntatekerezaga. Bana ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere iyi ubugenzacyaha RIB yabwiye igihe ko harimo amakimbirane ashingiye ku mukobwa. Muri mu nkuru birimo none uyu mukobwa oya Kenisi yaravuze ngo aba hosta ngo ni abantu bakora akazi k'uburayi. Hanyuma rero ntabwo twumvisemo babakobwa na baba DJ, ntabwo twabumvisemo aba DJ kazi bose, ntabwo twabumvisemo, ariko kandi numvisemo izina rimwe ry'umukobwa ko baba barasangiraga hafi aho ngaho. Ibyo rero navuze ni ibintu bibaye bombastic, ariko si we bapfuye. Bari bapfuye. Uyu muntu wavuzanye Muyango neho kandi mushuti wawe witwa nde? Bosco Yimpaye. Bosco Yimpaye na Muyango ntuzi ko bafitanye sababu. Ubwo rero Muyango nta urimo muri iyi dosi. Muyango na Brian, Muyango na DJ Brian bakabaye bazanywe muri urubanza mu rukiko bakabavuga. Rero abakobwa banjye bose niyamye ku bantu bose bamvugira abakobwa. Urumva RIB Yego yabwiye igihe ko dosiye yashyikirijwe ubushinjacyaha ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere. Yego ariko bishingiye ku mukobwa. Uyu mukobwa ko nta wajemo, RIB yaba yaribeshye, ni abatangabuhamya bavuze nabi. Byagenze gute ko ubushinjacyaha nta mukobwa bavuze bashingiye ngo ku makimbirane basanga mu bwana? Ubwo ubugenzacyaha RIB ntabwo bujya bwibeshya. Iperereza rya Rwanda reba iriya modoka ko yanditse yitwa ngo Rwanda Investigation Bureau. Wayibonye bitani vani batangaje ko harimo. Rero RIB ntabwo yibeshya. Hari icyo bita kuburana urubanza mu mizi, wabibonye? Hari icyo bita kuburana urubanza mu mizi. Urubanza nirugera mu mizi rero baburana urubanza mu mizi nibwo ibintu byose bizava mu kuzimu n'ibitabye mu kuzimu, n'ibyakorewe mu nsinga, n'ibyo muri Amerika, n'ibyo ku Gisozi, n'ibyo mu Busanza, n'iby'Iremera, n'ibyo ku Kinamba, n'iby'Inyarugenge byose. N'abakobwa b'aba DJ n'abahosta bose bazavuga uwo munsi. Pastor uri umushoferi uratwara. Yego. Mugisha David yavuze ko atigeze amenya icyo yagonze. Yego. Kandi atamenye ko ari umuntu yagonze. Kandi yari ari mu makimbirane n'abo bantu. Yego. Koko wagonga ntumenye ko wagonze? Ibyo byose yavuze ati narahungaga narirukangaga ati numvise nkubita ikintu narabyumvise ati nahise nkomeza ngenda ati numvise bavuga ngo aragonze ati ngenda nirukanka kugira ngo ndebe ko nakiza ubuzima bwanjye. Ngo RIB byagenze reka. Uyu mukobwa yaratumutegesha. Uyu mukobwa ngene wundi cyanzanye hano n'ikintu nashakaga cyane. Numvaga nshaka kumenya ni mushiki wawe. Uyu mukobwa ari mushiki wawe waje kure. Bite n'ubyo byatangajwe n'uwo ari we. Oya banza wumve. Batangaje ko ari Muyango. Muyango twe tumaze iminsi twumva amakimbirane yo. Muyango wa Muyango Claudina. Yitwa Muyango akorewe n'uwakimenye ntago ari wa Muyango. Yitwa Muyango wakimenye. Isa wa Muyango uramuzi? Okay no. Na uwo none bitewe n'amakimbirane twumvaga mu rugo. Wabonye? Oya barabagiye kwihagarika. Ntabwo ari muri bariya. Baramubihorere. Bari n'abagororwa bigororo. Bitewe n'amakimbirane yari ifite mu rugo rwamwe n'umugabo we Kimenyi. Yego. Kumva ko atangiye gushwanisha abantu mu kabari bakanicana. Yego. Ngiye nicyo nashakaga kumva ko ari ikirimo none turakibuze se tubyitege mu mizi past. Mu mizi ibintu byose bizakosoka kandi bizasobanuka. Mu yandi magambo ahubwo uyu mutipe naniteguye ko ari buvuga ati sindi buburanire mu Rwanda ndi umunyamerika. Ntago bibaho. Ariko noneho
yacishije make aravuga ati ndemera kuburana, hacisha make yemera kuburana. Yemeye kuburana rero atangira yicuza ati nanjye nifatanyije n'umuryango Bigendangabo Eric, uriya muhungu twarabanaga, uriya muhungu byari ibintu byari bimeze neza, atariko kandi Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Umuryango wa Eric mubabarire imbabazi z'umuryango hari aho zihurira n'itegeko pasi. Izo mbabazi mukomeza muzana mucuhurira abantu mwebwe no umuryango wabyivugiye. Oya hari zo wumvise se ibanditse ariko barabivuze ku ayo namagambo ntabwo ari inyandiko, si ikimenyetso. Ubwo cyatsi yo bazandi izo mbabazi Mugisha yari kubavuga, buriya Mugisha n'amametere bari kuvuga bati n'umuryango we warambabare kubera ko bari bazi ko ntacyo twapfaga, bari bazi ko ari impanuka yabaye, ati none rero n'umuryango warambabariye, ati n'ikimenyamenya nimureba inyandiko bakoreye kwa noteri ko bampaye imbabazi. Ibyo bintu rero mukomeza kuza mucuhurira umuryango mu byihorere. Se twasoza tugategereza ku itariki 10 z'uku kwezi dusoza turimo turahinga se turimo turahinga. Dusoje iyi nkuru yango wabashe kumva ibyavugiwe. Wowe niba warambiwe wabuze ibigambo, igihe ibigambo ndabyifitiye. Ufite ibigambo byinshi. Ya magambo ndafite. Urabona hano imodoka Ribu yabazanye ku isaha ya 2:30 za mu gitondo. Umutekano wari wakajijwe, polisi ntibemeye yuko dufata amashusho, ariko kandi uyu musore Mugisha yambaye neza. Yari yambaye neza, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'itise y'umukara na sandali nziza z'umukara, ariko kandi ikibazo nuko muri iyi minsi azazikuramo ageze imageragere. Yazazikuramo gute? Nahari barazambara ariko umunezero yari afite. Urumva baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo mbikora irabanza, iyo mbimenya igaheruka. Ubu rero yaza kumenya yuko azahagara imbere y'urukiko gutya ntabwo aba yarabikoze. Abanye indirimbo ye buragira n'indirimbo yari umuhanzi uyu mutipe Mugisha. Afite indirimbo nziza cyane kuri YouTube, kuri channel Imana. Azajya yiririmbira abantu b'imageragere. Yari yabarihana ariko nyine azayirimbira imageragere. Hanyuma reka dubwire umuryango wa Mugisha David wihangane, baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazizi narabyazi narashatse. Wihangane kubyara nabi niko bigenda, cyangwa se mu kimwe impanuka nazo zibaho. Niba ari impanuka, ubwo impanuka reka dutegereze mu mizi tuzumva niba ari impanuka. Hanyuma tubwire umuryango wa nyakwigendera Ngabo Eric bihangane, bakomeze kwihangana. Umunsi nyirizina sakindi izabyara ikindi. Imana ibahe ihumure kandi ikomeze turabihanganishije. Yego reka duse nkaho duso uriya mutipe namubonye afite amashagaga, yaburanye ashize amanga, afite amashagaga yavugaga cyane ku buryo hari n'ibintu yakunze kuvuga buri kanya azisanga mu nyandiko batarabyanditse. yakura no gushira amanga, no kwirenya no gushaka ikimurengera. Oya ariko urabona kakomeye. Reba nawe Jihad twaramukameye, mwakameye Jihad, mwakameye Ingabire Vigitwari, mwakameye Apotre Yongwe, mwakameye bafata ku mavuta, mwakameye barwema, mwakameye bandande, ariko uriya mutipe polisi yabyanze. Urabona adakomeye. Twageza no mu rukiko abizana ntibajya batubuza kwandikira muri telefone, ariko telefone barazibika. Na mugenzi wanjye umwe niba bayimusubije ntago mbizi. Uriya mucamanza rero reka nkubwire, bayimuhaye nyine baza wumve. Uriya mucamanza waburanishije urubanza rwa Mugisha David Gakuba, uriya arasobanutse. Ni seriye. Uriya arasobanutse, nta mikino agira. Ukuri kwitwa ukuri, ikinyoma akakita ikinyoma. Dutegereze mu hari ikintu nshaka tubwira abantu. Hari abakobwa babiri wavuze watukomeje kuvugaho, bari bateje akavuyo mu rukiko, babona uri muranandika ati barafotoye ngo ntago dushaka abantu ngo bafotore umuntu wacu, ntago dushaka ko bavuga umuntu wacu ngo ni abasangiye amafaranga ya Mugisha. Bariya nabariye ku mafaranga ya Mugisha. Buriya sugira ngo baramusura kangahe, bamusuye ku rukiko, bazongera baze nanone mu isonga ry'urubanza. Mugisha ndajuri abajya mu bujure bwa Mugisha nyuma y'amezi 4-5 azaba atakibabona kuri gereza. Kadugureka ngiye ngushimire cyetse nimba hari ikintu kivuga. Nushaka urorera ubundi se wampaye iki? Nushaka urorera. Se wabuze iki? Asa senze Imana ubundi. None se Imana ni wowe? Imana ni wowe. Korera muri. Oya nta iri he? Iri he? Namanda yikwereka. Iri he nyine? Ndayikwereka. Zana 5 aho ngaho. Ndabikwereka. 5. Kadusoza. Hanyuma rero tubahe mwese tubabwire ngo dutegereje abanya Jean Paul Nkuri neza yaje yambaye Jean Paul nk'iya Mugisha David.
Jean Paul Nkunineza yaje yambaye Jean Paul ya Mugisha David ku rukiko ariko amashagaga Jean Paul yayashyize hasi nta kintu Jean Paul Nkunineza yahageze nanjye ndamuhoramisha ndamwana Jean Paul bavuze ngo telefone stop yahise ayibika mu mufuka wamuhahamuye yatinye hari ubundi hari ibintu bidakinishwa hari ibintu bidakirirwaho hanyuma rero akaje nabonye mwariyunze muraganira Ikaza TV Rwanda GB Rwanda ya Big Man turabashimiye mwese amasirimu Jesus amahoro n'amahirwe akomeze kubana namwe mwese mubirebe mubikunze ariko kandi twifatanyije n'umuryango wa Ngabo Eric ariko na Mugisha niyoroshye umuntu watumye tudafotora umuntu watumye mu rukiko no mu diaspora uyu mu diaspora se tubuzwe uburenganzira none se bazajya bakora ibyaha mu Rwanda abanyarwanda bafotorwe ubu ni gute twafotora abanyarwanda polisi zatanga abanyarwanda bafotorwe nibigera ku diaspora ngo n'abanyamahanga ibyo turabyanze